Uyu mwanya tubakire muri iki gitondo cy'uyu munsi. Welcome you this morning. Aho tugiye kuganira ijambo ry'Imana. As we are going to share the word of God. Tugomba gutangira twiragiza Imana muri zose. We shall start with a prayer and everything. Kugira ngo Mwuka Wera atuyobore. So that the Spirit of God will lead us. Mana yo mu ijuru turagushimiye kubera iki gitondo duhaye. Tugiye kuganira ijambo ryawe. Reka Mwami tuyoborwe nawe, Umwuka Wera afate kontrole yose kugira ngo ijambo rigiye gutangwa ribe ari ijambo ritanzwe mu mavuta ava mu Mwuka Wera, kandi Mwuka Wera asobanurire buri wese. Icubahiro nishimwe bibi zawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Turabashimiye muri iki gitondo cy'uyu munsi. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana. As we are going to share the word of God. Abo twabanye kuko tubivuga kenshi. For those of whom we've been together, we've said this. Muri izi nyigisho twatangiye. In this series that we have started. Uyu munsi turagira ngo twongere indi ngingo muzo tumaze kwiga. We shall add one more point to the many points we've shared during the series. Abo twajyanye umunsi ku wundi. Those who followed us from day to day. Tugiye kongeraho indi ngingo ya 11. We are going to add on point 11. Bushize kuwa gatanu twaganiriye ku ngingo ya 10. On Friday we spoke about the 10th point. Ivuga ngo ikibuga turimo buri wese afite nimero ye. Which says the field on which we are playing, everyone has their own number. Kandi uyu mukino turimo dukina, and the game we are playing ufite amabwiriza tugomba kubahiriza. Has its own rules that we need to observe. Cyangwa se uru rugendo dufite, or the journey that's ahead of us, rufite amabwiriza tugomba kubaha. Has its own rules we need to follow. Kandi buri wese azahabwa ingororano bijyanye n'uburyo yakinnye ariko akurikiza amabwiriza. And everyone will be rewarded based on how they followed the rules of the game. Uyu munsi rero, so today, nk'abana b'abaragwa, as the heirs, nagira ngo twongereho indi ngingo ariyo tuganira ivuga ngo ufite imvugo yo kubwira ibihe. We shall add 11th point, which says you have a speech to speak to the seasons. Ufite imvugo yo kubwira ibihe. You have a speech to speak to the seasons. Nusoma nusuzuma neza uzamenya kubera kuri umuragwa nta mvugo nta bihe na bimwe wanyuramo udafite imvugo yo kubibwira. You being an heir, you will observe clearly and you'll find that you will always have a speech to speak to the seasons. Ikibazo tugira, the only challenge we are n'igituma rimwe na rimwe dutsindwa, and the reason why sometimes we fail, nuko hari igihe ibihe biza bikaturusha imvugo. Is because some seasons come to us and they speak louder than we do. Nuko hari igihe ibihe biza bikaturusha amagambo. Some seasons come to us and they have better speeches than ours. Nuko ibihe biza bikaducecekesha. Sometimes these seasons come to us and they shut us down. Nuko ibihe biza bikadusobanurira ugasanga kubera ko nta bindi bisobanuro dufite, ibisobanuro byabo by'ibyo bihe bigafata mu buzima bwacu. So these seasons come with their own explanations, and when we are lacking explanations, we just take those seasons explanations. Ariko umwana w'Imana wamenye ko ari umuragwa aba afite imvugo icecekesha ibihe byose. But for a child of God who has understood they are an heir of God, they will have a speech to shut down these seasons. Imana yaduhaye ururimi rucecekesha ibihe. God has given us a language that tames down these seasons.
uyu munsi muri iki gitondo ndagira ngo twibukanye wibuka umenye imvugo Imana yaguhaye uzaza ubwira ibihe byose uzazinyura. I want us this morning to remind one another the speech, the language God has given you to shut down these seasons. Umwana w'Imana wese urimo nkurikira muri iki gitondo cy'uyu Every munsi child of God who is following me this morning, ufite imvugo Imana yaguhaye imvugo yo kubwira ibihe byose unyuramo. you have a language, you have a speech God has given you to speak to the seasons that you go through. Ibihe bikomeye nibiza ubifitiye imvugo yo kubibwira. When hard seasons come to your way, you have a speech to deliver. N'ibihe by'umunezero ntibizagutwara ngo bikwibagize, ufite imvugo yo kubibwira. And your sweet, your good seasons, when they come, you will always have a speech to deliver. Ubutayu bwose wanyuramo ubufitiye imvugo. For every desert you're going through, you have a speech to speak. Usomye muri Yobu igice cya 19 niho duhera. So when you read in Job chapter 19, umurongo ni wa 25 kugeza 27. Job 19:25 through 27. Yobu 19 25 27. Job 19:25 through 27. Ijambo riravuga ngo ariko njyewe ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ariho kandi ko amaherezo azahagarara mu isi, kandi uruhu rwanje nirumara kubora nzareba Imana afite umubiri, nzayireba ubwanje, amaso yanjye azayitegereza sayundi, nuko umutima wanje umarwa n'urukumbuzi. 25, it says, For I know that my Redeemer lives, and he shall stand at last on the earth. And after my skin is destroyed, this I know, that in my flesh I shall see God, whom I shall see for myself, and my eyes shall behold, and not another. How my heart yearns. Mu bagabo banyuze mu bihe bikomeye Yobu yababayemo. Some of the great men on earth, Job was one of them. Yanyuze mu bihe byiza by'umunezero. He's gone through good seasons. Agera n'igihe anyura mu bihe bikomeye by'ubutayu buremereye. And he has also gone through hard seasons of desert. Ariko ibanga ni rimwe kandi rikomeye ryatumye Yobu anesha kandi agategeka ibyo bihe. But one reason that made him overcome in these seasons, inshuti ze zageze n'igihe zimwegera ziramubwira ngo tukiyo Mana yawe. some of his friends came to him and said, curse that God. Agera n'igihe atavuga ururimi rumwe n'umudame we, n'abamubwira ati se Imana yawe waba ukikomeyeho bigenze gute. And he went as far as not agreeing with his own wife. Yobu asa naho asigaye ari wenyine mu gihe cy'izuba rikomeye kandi ritwika cyane. He looked as if he was left alone under a very dry season. Ibyo bihe simbinyuramo, abazasoma Bibiliya murabizi kandi muzi ubutayu n'ibihe bikomeye Yobu yanyuzemo. For the Bible readers, I don't have to explain all this because you know what he's gone through. Ariko ibanga rya Yobu ryo kunesha muri ibyo bihe yanyuzemo nuko yari afite imvugo yabwiraga ibyo bihe. But the secret behind his victory was the speech he had for every season. Ndagira ngo uzugira ibihe byose uzazunyuramo uzawumva ko ufite imvugo yo kubibwira. I want you to have a speech to tell to every season you go through. Yobu amaze kunyura muri ibyo bihe kandi bimaze kuremera cyane. After he had gone through these seasons, inzanezezwa n'ijambo dusomye hano yahindukiranye ibihe atangira kubikorera seminari. I am pleased with the words that he speaks in this very moment. Yahindukiranye ibyo bihe atangira kubibwira abisobanurira uwo ari we ko byibeshye. He turned and spoke to these seasons and told them how they were wrong about him. Ahindukirana ibyo bibazo byose, ahindukirana uko yari ameze. Nimwumva ijambo yari kwabibwira, arabibwira ngo ariko nubwo bimeze gutya
njye ubwanje nzi yuko umucunguzi wanje ahari. He turned to those seasons, to those circumstances, and he said, "For I know that my Redeemer lives, and he shall stand." Arakomeza ati suko mbizi gusa ko umucunguzi wanje ahari, ibihe ko biratega amatwi ko birumva. Arakomeza ngo kandi amaherezo ndabizi yuko uwo mucunguzi nubwo nanyura muri ibi bihe bikomeye azahagarara muri iyi si. As the seasons were listening to him, he didn't stop there only, and he continued saying, "He shall stand at last on earth." Ndagira ngo nuzaza unyura mu bihe bikomeye, So I want you, whenever you go through uzubihindukirana ububwire ngo difficulties, turn to ndabizi them ko and tell umucunguzi them, wanje uzandaga ahari. tell them that I know that my Redeemer who will reward me Kandi lives. uzubibwira ngo amaherezo ku gihe cyagenwe And tell them azongera that at ahagarare last kuri iyi si. he will stand on earth. Yongeraho icya gatatu, And he added a third point. aravuga ngo kandi uruhu rwanje nirumara kubora. Karabwira And after bya my bihe uruhu rwanje nirumara kubora, And after my skin is destroyed, ngo nzareba Imana afite umubiri. I shall Nzareba Imana see afite umubiri. God in my flesh. Aravuga ngo nzayireba ubwanje n'aya maso yanjye mubona. I shall see him for myself and with my eyes. Aya maso azayitegereza kandi saa yundi n'ayanjye bwite. My own eyes shall behold him. Ngo aje gusoza abwira ibyo bihara bibwira ngo mwabihemwe umutima wanje umazwe n'urukumbuzi rwo gutekereza ibyo And bihentegereje. he concluded saying to these seasons, how my heart yearns within me. Ndagira ngo nkubwire mwene data, I want you to tell you, brethren. ibihe nibisanga ufite ibyiringiro uhaye urangiza imvugo yawe ufite umurage ukabibwira ngo ibi ni ubusa nibyo akanya gato, dore umucunguzi wanje azaza kandi amaherezo azahagarara mwisi nzamwirebera. Ibihe biracece, ibihe bishirubukana. When hard seasons come to you and you have these great words as you confess your hope, these seasons will be shut down. Inatekereza Satani aho yarari wari warakoresheje imbaraga ziwe zose arimo ategera disikuru ya Yobu, arimo avuga yaravuze ngo naribeshe nahangaye umugabo w'igihangange udashobora kunyeganyeza. Sometimes I wonder wherever the devil was when Job was speaking these words, and the devil was like, I think I was wrong going against this man. Nagira ngo nkubaze iki kibazo muri iki gitondo. Let me ask you this question this morning. Esaho uzi ko ufite imvugo yo kubwira ibihe uhanyuramo? Did you know that you had a speech to deliver during Imana this season? yaguhaye imvugo, urumuragwa uzaragwa hamwe na Kristo Yesu igihe nikigera. Iyo ni imvugo yo gucecekesha ibihe byose. God has given you a speech, and you are an heir who will be rewarded. You will receive your inheritance with Jesus Christ. This is a speech to use in these seasons. Nuja gusanga mu gitabo cy'intwari zanditswemo mu gitabo cy'Abaheburayo hariya 11 uzasanga na Yobu yararimo kubera ko yari afite imvugo yo kubwira ibi. When you read the heroes in Hebrews 11, you'll find Job among them. Ngiri ibanga ry'uyu mugabo insinzi aho yaturutse yari afite imvugo yo gucecekesha imvugo y'ibihe. This is the secret of Job. He had a speech to shut down these seasons. Hari undi mugabo ukomeye cyane. And there is another great man. Ndagira ngo nkwereke ibanga ry'abagabo bakomeye Bibiliya izigenda itwereka bategetse ibihe bakabicecekesha. N'abagabo bari bafite imvugo. I'm just showing you the great men of the Bible who've managed to shut down the seasons because of their speech. Ndagira ngo tuganire urebe ukuntu Aburahamu ni umugabo wari ufite imvugo, ntabwo yari ikirage, ntabwo yacecekeshwaga n'ibihe. I want us to observe the man called Abraham who had his speech. Iyo usomye mu Baheburayo igice cya 11 umurongo wa 8 n'uwa 10, Hebrews 11:8-10. Bibiliya iravuga ngo kwizera niko kwatumye Aburahamu yumvira Imana imuhamagariye kujya aho yaragiye kuragwa, nuko agenda atazi iyajya. Kwizera niko kwatumye aba umusuhuke mu gihugu yasezeranijwe, akaba nk'umushitsi muri cyo, akabana mu mahema na Isaac na Yakobo, abaraganwa nawe ibyasezeranijwe. Mwumve neza imvugo, nk'uko yategerezaga umudugudu wubatswe ku mfatiro uw'Imana yubatse ikawurema.
You are reading about Abraham in Hebrews 11:8 to 10. 8 says, "By faith Abraham obeyed when he was called to go out to the place which he would receive as an inheritance, and he went out not knowing where he was going. By faith he dwelt in the land of promise as a foreign country, dwelling in tents with Isaac and Jacob, the heirs with him of the same promise. For he waited for the city which has foundations, whose builder and maker is God." Aburahamu yabanye na Isaka umuhungu we, abana na Yakobo mu mahema. He dwelt with Isaac his son and Jacob in the tent. Abana bari bafite kuzaragwa isezerano Imana yari yaratanze. These children were to inherit the promise God Bibiri had given. iratubwira ngo yashoboye kuba mu mahema n'aba bana b'abaragwa. And the Bible says that he dwelt in the tents with his sons. Amahema ntabwo ari ahantu heza hashimishije. Tents are not really a good place to be in. Izuba iyo rivuye riratwika. When it's a sunny day, it burns. Ariko reka nkubwire imvugo Aburahamu yari afite mu gihe cyose yabaga atari mu mazu y'ibitamenwa, ibintu bikomeye bihambaye muri iyi si, aho yarariye muri izo condition yaranyuzwe neza acecekesheje ibihe kubera impamvu y'ururimi yari afite. But see the speech he used when he was in those hard conditions under the sun in a tent. Amaso yacu ibyo areba, Our eyes, whatever our eyes see, biza biduhesha imvugo yo kuvuga tugacecekesha ibyo turimo none. they give us the speech to use to shut down what we are going through today. Aburahamu yari afite imvugo. So Abraham had a speech. Izuba ryo mu mahema ryatwika, When it was sunny and the tents were burning, agahindukirana iryo zuba agahindukirana n'ayo mahema, he would turn to the sun and the tents. akayabwira ngo ntabwo mumfiteho ubushobozi bwo gutekereza ibindi binyuranye n'ibyo He niringiye. would say, you don't have the power to make me think differently from what I hope. Akababwira ngo nubwo ndi mu mahema uyu munsi, Even though I'm dwelling in tents today, ntegereje umudugudu uw'Imana yubatse I'm kandi waiting for a city which God has built. ntabwo nzaguma muri ibi ngibi. I will not stay in these tents. Ntegereje umudugudu Imana yubatse kandi ikawurema. I'm waiting for a city God built and made by himself. Iyo amaso yawe ahaye areba umudugudu Imana yubatse kandi ikanawurema, So when your eyes can see the city that God built, ibitwika byo muri iyi si urabicecekesha. the things that burn you in this world, you shut them Iyo down. byakuganirije ngo uri umunyamahirwe make, When they speak to you that you are an iyo unlucky byakuganirije person, ngo waje uherekeje abandi, when they speak to you that you have just come, iyo on earth and- byakuganirije ngo ariko ntuza wireba ukuntu usuzuguritse, when the seasons tell you that you are to be, uze ubibwira imvugo yoroheje ati ibi ngibi yewe nibyo akanya gato ntegereje umudugudu Imana yubatse kandi when the ikawurema. seasons tell you that you are to be despised, just look at them and say, I'm waiting for a city that God has built and made. Buriya umudugudu dutegereje kuzabamo So the city we are waiting to live in n'umwe mu mirage ni kimwe mu bigize umurage Imana izaduhereza. it is one of the things that make the inheritance that God has prepared for us. Muri bya bindi amaso atarabona n'amatwi atarumva n'ibyo umuntu ataratekereza muri we n'uwo mudugudu urimo. Of the things that eyes have not seen and mind has never conceived, this city is one of those. Mwabonye imidugudu myinshi yubatswe, You have seen many cities built, twanabonye n'amazu menshi yubatswe, and we have seen many houses, beautiful houses built. ariko muri ayo yose ntayakorewe plani, nta na nimwe yubatswe n'Imana. There is none of those cities and those houses that was made by God and built by God. Nimba abantu bo kubaka amazu ameze kuriya, tekereza umudugudu Imana yiyubakiye yonyine. And if people can make these beautiful cities, what about the city? Iyo usomye mu ndimi z'amahanga mu Gifaransa haza havuga ngo Imana ni architect ikongera ikaba constructeur. Ni ukuvuga ngo architect akora plan kandi yonyine Imana yarangiza yonyine igahagararira imirimo ukigenda yubakwa byose.
Other versions of the Bible, they say that God is an architect who conceives the whole plan, and he's the builder who goes to follow up on the constructions. ndagira ngo nkubwire mwene data, Let me tell you, brethren, nubona hari iby'amaso hayashaka mu by'ubu bugingo biha bishaka kugukurura, wabibura ukiheba, uzi ucecekesha ubwo bwihebe, ubibwire ngo uko bimeze kose hari umududu ntegereje Imana yubatse kandi kawurema. if it happens that you are discouraged by the things that you see in this life, sometimes it happens, but you need to open your eyes to the city that is built and made by God. Muri Yohana igice cya 14 Yesu aravuga ngo ngiye kubategurira aho muzaba. In John 14, Jesus says that I am going to prepare you a place where kugira you ngo live, aho ndi abe ariho namwe muzaba. so that wherever I am, you too will be. Aravuga ngo mu rugo rwa data harimo amazu menshi, ayo It's in my yubatse. Father's house, and there is many houses. Uzumenya ko nawe iyawe ihari. Know that even yours is there. Iyo ya waba urimo yose hano muri iyi si, uzibwira ngo nakanya gato, uzihora uyiganiriza, uyitegeko buriya ikintu cyose cyane mukiza kigira amatwi, uzugicecekesha ukibwira ngo hari umudugudu uzaba mu ngewe ndi umuragwa. Whatever house you are living in today in this life, everything that's existing has ears to hear. Tell it that there is a city you are waiting for. Uzamera insinzi ya Abrahamu izaba iyawe, uzacecekesha amahema yose utuyemo y'ubu buzima. Abraham's victory will be also your victory, because you'll shut down the Hari tent. igihe umubiri wawe umera nk'ihema, Sometimes even your body fails, ugatwika cyane, uzubwira and ati it burns you, hari uwundi nzabona. and tell it there is another Hari body igihe that's ubuzima waiting for me. tubayemo bumera nk'ayo mahema. Even this life, sometimes it appears to be like Hari those igihe za tents, proje zacu zimera nk'ayo mahema, and our projects are like those tents. ariko Imana yubatse umudugudu But God has built a city. yonyine, yakoze plan irongerera wubaka, He is the architect, and He is the kandi builder. uwo n'uwawe n'uwanjye n'imvugo yo gucecekesha ibindi bihe byose wagira ngo bigora. That city is yours, that city is mine, and this is the speech you can use to shut down those. Abaheburayo igice cya 11 umurongo wa 24 kugeza 26. Hebrews 11:24 through 26. Bibiri iravuga ngo kwizera niko kwatumye Mose ubwo yari amaze gukura yangwa kwitwa umuhungu w'umukobwa wa Farawo, ahubwo agahitamo kurengananwa n'ubwoko bw'Imana, abirutisha kumara umwanya yishimira ibineza neza by'ibyaha. Nimwumva imvugo, kuko yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi buruta ubw'abanyegiputa babitse bwose, kuko yatumbiraga ingororano azagororerwa. Hebrews 11:24 through 26 says, by faith Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, esteeming the reproach of Christ greater riches than the treasures in Egypt, for he looked toward to the reward. Moses, yaravutse avuka mu Baheburayo, he was born Hebrew, ariko ngo aje kurerwa arererwa ibwami mu Giputa kwa Farawo, but was raised by Pharaoh's daughter. aba umwana w'umukobwa wa Farawo, kuko niwe wamutoraguye aramurera amuhindura umwana we. He was adopted by Pharaoh's daughter and was raised Yari by afite, Pharaoh's daughter. yari umwuzukuru wa Farawo, yari mu bana bazwi bashobora kuraga ubwami bwo mu Giputa. He was one of the sons who were known that they would inherit the kingdom of Egypt. Ariko amaze imyaka 40, But after he was 40, yaje gufata icyemezo, he made his mind. nibwo yasohotse ibwami kwa Farawo, He left Pharaoh's house atangira ubuzima bugoye bwo mu butayu. and he started a hard life in the Imyaka desert. 40 ari mu butayu aragira intama. And for 40 years he was behind a sheep. Agejeje imyaka in the desert. 80 nibwo yafashe ubwoko bwa Isiraheli abuvana mu Giputa Imana imuhamagaye kugira ngo abujyane mu gihugu And cy'isezerano. at 80, he took the Israelites from Egypt to the promised land. Izo mpinduka z'ubuzima zari zifite n'izindi ngaruka mu bijyanye n'ubuzima bwe. The changes in his life had a lot of consequences in his personal life.
as well. hari igihe bihe byamuganirizaga byakomeye, arimo atwikwa n'izuba, aryamye mu bukene, kandi yakagombye kuba ari umwana w'umwami. Sometimes these seasons would burn him knowing that he was a son of the king. N'ubutumwa bwinshi buturuka hirya no hino bushobora kuba byaranamubwiye ngo waribeshe wahisemo nabi. Sometimes he must have even received some messages from different people saying, you must have made a very wrong decision. Hari igihe turekura ibintu kubera kumenya Kristo, tukabona bimeze nk'amase tukabirekura, ariko ku bandi bikiryoshe, ariko nanone ntihazabura umwanya umwe ijisho rikubitayo n'abandi bakagura ngo ushobora kuba waribeshe. Ayo mahitamo yawe waribeshe. Sometimes we leave things behind because of Christ, and also sometimes we turn to look back and say, and you have something in you saying, you must have made a wrong decision. Mu badukurikira hariho bamwe bameze nka Musa. You might be in the same position as your followers. Waba mumeze nka wa mukobwa ibihe byaganirije akaririmba ngo je ndi umukristo ko nzaba ndi kose. Maybe you're like the other lady who sang a song saying, I am a Christian in whatever circumstance. Hari bike, hari amahitamo dukora twarangiza kuyakora akazasigara ashaka kutuganiriza ibihe byanahinduka, ndetse bikavuga ngo waribeshe dore ingaruka ufite ibyo wari warishizemo singaho, ibihe bikatuganiriza cyane. Sometimes there are decisions that we make and seasons change on us and they come back telling us a different story. You must have made a wrong decision. Ugomba kugira imvugo uzaza usubiza mu gihe ibyo bihe byakuganirije. You have to have a speech to use when these seasons come. Waba uri umukobwa cyangwa uri umuhungu, amahitamo yawe cyangwa umugabo n'umugore, ugomba kugira ibihe uzaza usubiza biriya bihe byakuganirije bishaka gusa naho bikritika amahitamo yawe. Be it you're a boy or a girl, or you're a man or a woman, and you are going through certain seasons, you need to have a speech to use. Musa iyo byamuganirizaga umva uko yabisubizaga, yari afite imvugo. Hear the speech of Moses when these seasons would speak to him. Akabibwira ngo gusuzugurwa no gutukwa cyangwa se nukumeze mporwa Kristo mbabarana n'ubwoko bw'Imana n'ubutunzi buruta ubw'abanyegiputa babitse bwose, kuko umunsi umwe dore ziriya ngororano ntumbira Imana izazimba. His speech regarding the reproach is like Christ is greater riches than the treasures of Egypt, for he looked to the reward. Nudatumbira ingororano ziruta izo mu Giputa. When you do not focus on the rewards, kugira ngo igihe izi ngororano zo mu Giputa n'ubutunzi bwo mu Giputa burimo busakuza cyane bugukurura buvuga ndetse buguha incyuro, nutagira imvugo y'ibyo tumbira ngo bibwire ngo dore ibyo ntumbiriye byatumye iby'iwanyu byose bihinduka nk'amase, uzananirwa. If you do not have a speech to respond to these riches from Egypt, you will never make it. Reka mbabwire iki kintu bakristo. Let me say this, Christians. Ubu Kristo si amarangamutima. So Christianity is not an emotional. Ubu Kristo ni icyemezo gishingiye mu kumenya. Christianity is a decision based on your knowledge. Niba wariyise umukristo ariko utazi birimo, nimba choice yawe amahitamo yawe adashingiye mu kumenya neza, uzagira ikibazo. If your choices, your decisions to becoming a Christian were not based on your knowledge of what Christianity includes, you'll face serious issues. Niyo mpamvu Paulo yandikiye Abaefeso, That is why Paul spoke to Ephesians. arababwira ngo nzasenga Imana kugira ngo Imana ihumura amaso yanyu murusheho kuyimenya. He said, I prayed unto God so he may open your eyes for you to know ngo him, mumenye ibyo mwiringizwa n'iyabahamagaye. so that you may know even the hope that comes by the one who called Harimo you. kumenya. So there is Ngo understanding, mumenye n'ubwinshi bw'imbaraga so that you Imana may yabahaye. also know the power he's given you. ubwo yazuraga Yesu Kristo mu bapfuye. When he raised Christ from the dead. Icya kabiri ngo mumenye ubutunzi, icya gatatu mumenye aricyo cyari cya kabiri ngo mumenye ubutunzi bw'ubwiza ibyo azaragabera bingana. And also that you may know the riches of the glory that he will give to the saints. Ubu Kristo
bw'imbaraga ni ubushingiye mu kumenya. The Christianity which has power is based on the knowledge that uko you have. kumenya kwawe kukagena imvugo uzaza ubwira ibihe. And your knowledge will dictate your speech during the seasons. Intumwa Paulo yabaye mu bagabo bakomeye b'intwari zo kwizera. So Paul was one of the most victorious heroes. Ntabwo ari Yobu gusa, ntabwo ari Aburahamu, ntabwo ari Musa, na Paulo yabaye muri izo ntumwa n'isezerano Not rishya. only Moses nor Abraham, not just a Paul, but Paul also was one of them. Nusoma mu Bafilipi igice cya 3 umurongo wa 8 kugeza kwa 14 urasobanukirwa neza imbaraga uyu mugabo yari afite. When you read in Philippians, haravuga ngo kugira ngo mumenye, uwo ni ukumenya Yesu, menye n'imbaraga zo kuzuka kwe no gufatanya imibabaro ye no kuja nshushanywa no gupfa kwe, ngo ahari ngere ku muzuko w'abapfuye. Umva, suko maze guhabwa cyangwa ngo mbe maze gutunganywa rwose, ahubwo ndakurikira kugira ngo ahari mfate ico Kristo yamfatiye. Yarazi ko hayakurikira ngo azafata ico Kristo abitse yamufatiye. Arakomeza, bene data, sinibwira yuko maze kugifata. Nimwumva umugabo uteye utya, ariko kimwe nibagirwa ibiri inyuma ngasingira ibiri imbere, ndamaranira kugera aho dutanguranwa ngo mpabwe ingororano zo guhamagara kw'Imana muri Kristo Yesu kwavuye mu ijuru. Reka mbabwire iki kintu, Imana yo mu ijuru yaraduhamagaye. let me tell you that the God of heaven has called us. Kandi ukuguhamagara kw'Imana yaduhamagaye, And this calling of God, tugomba gusobanukirwa tugafata icyemezo nk'icyo Paulo yafashe. we need to understand and make a decision like Paul's. Ariko kimwe cyo nibagirwa ibiri inyuma. But one thing is, I press toward the goal Ibiri inyuma biza biduhamagara cyane and cyane. forget what's behind, which calls me. Ariko mu gihe yibagirwaga ibiri inyuma, impamvu niki yibagirwa Forget what's behind. nuko yari afite ibyasingira biri imbere. The reason why he had to forget what was behind is because he had something to grasp. Ugahora umaranira kugera aho dutanguranwa ngo duhabwe ingororano z'umuhamagaro wacu. And you have to press toward the goal for the prize of the upward call of God. Paulo yahoraga abwira bamushira mu nzu y'imbohe, bamukubita, yarari inzara, Whenever he would be sent to prisons, yagira imbeho mu nyanja y'ibibazo bikomeye, whenever he would be called on a ship, akavuga ngo sinshobora gucogora, ndamaranira gutegereza kuzahabwa ingororano z'uyu muhamagaro. he would say, I will never be discouraged because I'm pressing toward the goal. Impamvu hari ico yatumbiraga. The reason is because he had Nibyo byamuhaye to kuba look up to. umugabo utazuneshwa mu bihe byose. That is why he had become a victorious man in everything. Reka nubwo twavuze abo bose tuvuga intwari ruta izindi ntwari zose. Even though we spoke about all these heroes, let us Kuko focus on titwavuga the biggest of all. ibanga ry'abantu Imana yaremye bagiye muri iyi si bakanesha, ntituvuga umugabo uruta abandi bagabo bose wihanganiye ibitakwihanganirwa kuruta ibindi byose, ni umwami Yesu. We cannot speak about all these great men and the things they have gone through and ignore the man who has overcome the worst of everything. Kandi And that's ntabwo Jesus. yatsinze urugamba rw'iteka, urugamba ruheburije izindi ngamba, urundi rugamba rwose kubera ko yari Imana, yabitsindishijwe n'imvugo yari afite. And he did not overcome this battle simply because he was God, but also he overcame this battle because of his speech. Abaheburayo igice cya 12 umurongo ni uwa 2 kugeza ku wa 4. Hebrews 12:2-4. Bibiliya itugira inama, iravuga ngo dutumbira Yesu wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari we gusohoza rwose. Looking unto Jesus, the author and finisher of our faith, Yes, yihanganiye umusaraba. Umva urugamba yari afite, umva ibihe bikomeye bigomba kugira imvugo yo kubicecekesha. See the seasons he went through and the speech he used. Yihanganiye umusaraba kubw'ibyishimo byamushizwe imbere. He endured the cross for the joy that was set before him, ntiyita ku isoni zawo, despising its shame, yicara
iburyo bw'intebe y'Imana. and sat down at the right hand of the throne of God. Nuko muzirikane uwo wihanganiye ubwanzi bw'abanyabyaha bukomeye butyo. Mwumva ibihe Consider yanyuzemo. him who endured such hostility from the sinners, kugira ngo mudacogora mukagwa isari mu mitima yanyu. lest you become weary and discouraged in your soul. Mwebweho ntimurageraho muvusha amaraso mu ntambara murwanya ibyaha. You have not yet resisted to bloodshed, striving against. Bibiliya itugira inama yo gutumbira Yesu. So the Bible is giving us a piece of advice to focus on him, Wihanganiye umusaraba n'ubwanzi bwose bw'abanyabyaha. who endured the cross and the hostility of sinners. Biratubwira ngo tumutumbire tutananirwa. And he said we should focus on him, so lest we won't fall weary. Inatwereka ko ntituragera ahantu turwanya ngo tuvushe amaraso mu kurwanya ibyaha. And the Bible also shows us that we have not resisted to bloodshed, Uko striving kwigana against sin. Yesu So imitating Jesus, batubwira as the Bible is showing, nuko natwe tugomba gutunga imvugo yo kubwira ibihe. in the same way we need to have a speech to use during Ngo seasons. icyatumye umwami Yesu yihanganira ubwo bwanzi bwose. The reason why he endured all this hostility, Ngo kwari kubera ibyishimo byamushizwe imbere it yatumbira. was because of the joy that was set before him. Mu rugendo rwose rwo ku musaraba guhera i Getsemani kugeza abambwa agapfa akaja kuzimu, From Gethsemane until the cross when he died and was sent to the grave. byari ibihe bikomeye n'amajwi menshi yongoreraga amushinyagurira avuga ibintu bikomeye. These were agonizing moments to him and the whisperings Ariko that he was hearing. impamvu Yesu yayacecekeshaga, But the reason why he stood and shut these voices down, yabwiraga ibyo bihe akabibwira ngo mwabihe mumeze nk'ibise, muri ibise mwebwe nimurebe umwana ngiye kubyara ari we torero. he was speaking to these seasons, saying, "You're just the labor, and you will see the child I will give birth to." Ntago which is the umwami church. Yesu yitaye ku buribwe bw'ibise. So he did not focus on his pain, the labor pains. Impamvu we nuko yavugaga imvugo y'umwana ugiye kuvuka aho kuvuga imvugo y'uburibwe bw'ibihe. He was speaking a speech towards the child who was going to be born rather than the pain. he was Yarebaga itorero rigiye kuvuka, yarebaga wowe nanje. He was looking at the church he was giving birth to. That's you Ibihe and me. ntibitwika kubera ibise biza bikakurya kubera ibihe wanyuzemo. So when the labor is too painful because of the season, Uzuganiriza ibyo bihe kandi ntuvuge imvugo y'ibihe. Uzubibwira ngo dore umwana ugiye kuvuka avuye muri ibi speak to the bise. seasons and show them the child who is to be born. Ngiryo ibanga ry'intsinzi, This is the secret to the ngiryo victory. n'ibanga riguhindura kwandikwa mu ntwari z'abantu badahindurwa n'ibihe. This is a secret that will have you written among the heroes who never change because of the season. Wewe wakurikiye izi nyigisho muri iki gitondo cy'uyu munsi, You who have followed this teaching this morning, ufite imvugo yo kubwira ibihe. you have a speech to use against these seasons. Icyambere, First, uri umuragwa you are an heir, kandi ufite umurage ukomeye uzaraganwa na Kristo. and you have a great inheritance you will receive with Christ. Umurage utagajuka, utabora, umurage udasaza. This is an inheritance which does not fade away. Iyo mvugo izahore mu kanwa kawe, izahora icecekesha imvugo zindi zose zishaka kugucogoza. Let this speech be in your mouth so that you will shut down other speeches. Duhura n'imvugo zitandukanye twese, We face different speeches kuko ntabwo mwese abakristo bose bahura n'ibigeragezo bimwe. because we do not go all as Christians Bifite in the imvugo same zitandukanye. trials. We have different speeches. Ariko igisubizo dufite nk'abizera, There are different speeches that come against us, but we have bigomba one answer kuba as believers. imvugo imwe ishingiye mu byiringiro dufite muri Kristo Our Yesu. speech has to be the same as the hope we have in Christ. Abaragwa bazaragwa umurage ukomeye, Heirs who will inherit a great inheritance. umurage
utagajuka. an inheritance that does not fade. Imana ibagirire neza. May God do good unto you. Ducecekeshe ibihe byose tunyuramo. Let's shut down all these seasons we are going through. Duhagarare neza nk'izindi ntwari zose zatubanjirije. Let us stand firm as other heroes who Izi zose came tuvuze before us. ziradukikije, zirimo zireba imvugo turimo tubwira ibihe turimo tunyuramo muri iki And these gihe. heroes we just spoke about, they are watching us as they hear the speech we are using. Kandi ziradutegereje ngo natwe nidutsinda Imana izatugororere rimwe mu gihe kimwe kuko badutegereje. And those heroes are waiting for us. The moment we will overcome, God will reward us together. Imana ibagirire neza May God do good unto mu you. izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Reka dusenge. Let's pray. Mana urakoze kuri Imana nziza, ijambo ryawe twumvise nuko tugomba guhumurika, dufite imvugo. Reka ibihe tunyuramo ntibikaturushe imvugo ngo bitubeshye natwe twemere, tuza tumenya ko dufite imvugo tubibwira kandi gacecekesha ikinyoma cyose. Turabaragwa kandi bazaraganwa na Kristo, dufite umurage utagajuka. Duhagarare dushikamye kugira ngo natwe tumere nka ziriya ntwari zimaze kwambuka, zari zifite imvugo zabwiye ibihe. Natwe tugira iyo mvugo, ducecekesha ibihe byose, tuzaneshe kugira ngo twambuke twese tuzagororerwe hamwe. Alpha na Omega byose tuzi ko aho tunanirwa turi kumwe nawe, kuko ubukristo bushingiye mu kumenya. Ubumenyi bwacu bukomeze bwaguke kandi bwaguke. Icubahiro nishimwe bikomeze kuba ibyawe none niteka ryose kubwa Yesu Kristo umwami wacu. Turasengera n'abandi bose batakuzi, ubahereze kugira ngo bamenye guhitamo neza. Ijambo ryawe riravuga ngo umuntu niyizeza umutima we ko Yesu ari umwana w'Imana, akabyatuza akanwa, azakizwa. Reka buri wese udukurikira uyu munsi, aho yaba ari muri sari wiwe, aho yaba ari mu modoka, hose afata icyo cyemezo cyo kwizera Yesu, kuko niwe nzira n'ukuri n'ubugingo, uduhesha gusingira uyu murage. Abyizere mu mutima, namara byature kuko ijambo ryawe rivuga. Icubahiro nishimwe bikomeze kuba ibyawe none niteka ryose mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Reka uyu mwanya nsabe abadukurikiye bose batarizera Yesu, Let me ask those who followed us but haven't believed in Jesus. nyuma yo kumenya ko muri Yesu harimo inzira yonyine y'ubugingo n'ukuri, nimba ubyizeye dufatikanye gusengera isengesho. If you believe that in Jesus is the way, life and the truth, let's pray together. Niba wumva ko muri iki gitondo wafashe icyemezo If you think you can make this decision this morning, kugira ngo nawe ugire iyo mvugo yo kubwira ibihe, that you also may have a speech to use against the season, ndagira ngo dufatikanye gusenga. Biroroshe kwakira Yesu mu buzima, ni icyemezo gusa. let us pray together because it is easy to receive Jesus. Usubire muri iri sengesho. Repeat this prayer. Mwami Yesu, Lord Jesus, nyuma yo kumva iri jambo, after hearing this word, numvise nanjye nkeneye ko naba muri abo bazaragwa uwo murage. I feel like I should be part of those who will receive the inheritance. Kandi ijambo ryawe riravuga ngo And your word says, uwizeza umutima wiwe wose whoever shall believe within ko their heart wapfuye uzira ibyaha bye, that you died for their sins, akabyatuza akanwa, and they confess it with their mouth, azakizwa. they will be saved. Uyu munsi Today, njyewe me, mfashe icyemezo I make this cyo decision kukwizera to believe yuko uri umwana w'Imana, that you are the child wapfuye of uzira God ibyaha byanjye. who died for my sins, Kandi ibyo nizeye and that mu mutima wanjye, in my heart mzatuje akanwa. I confess it with my mouth. Guhera uyu munsi From now on, ndakwakiriye I receive it, kugira ngo umbere umukiza, so you may be umbere n'umwami. my Savior and Ubugingo Lord. bwanje ubuhindure, Change my life maze ibyo nakoze byose ubibabarire, and forgive all my sins. unyandike mu gitabo cy'ubugingo. Write my name in the book of life. Urakoze ko ubyumvise, Thank you for hearing my prayer. mzatuye nizeye I confess this in n'umutima faith wanje wose with all my heart. mu izina rya Yesu. In Jesus' name. Amen. Amen. Mana, ndakwereka aba bose bafashe icyo cyemezo kandi bakoze iri sengesho, ugendane nabo kuzageza umunsi bazagera mu bwami bwawe. Dusenze dushima kubyumvise ubikoze, ni mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze cyane, Imana ibagirire neza, mugire icumweru cyiza mu izina rya Yesu. Thank you very much. May God do good unto you and have a great week ahead. Amen. Amen.